Mbaye ikaze muri iki kiganiro turabagezaho amateka y'umugabo wamenyekanye cyane mu Rwanda rwo hambere. Uwo ni Rukara rwa Bishingwe. Bivuga ko yivuganye umuzungu bikamuviramo kwicwa. Ndi Denise Ishimwe. Mbere yuko tubavira imuzi inkomoko yo kwicwa k'uwo Rugigana n'amateka y'iherezo rya Rukara, turabanza turebe ese Rukara uwo yari muntu ki? Rukara rwa Bishingwe ni mwene Bishingwe na Nyirakavumbi. Yavukiye i Gahunga mu ngoma y'Uburera. Kuri ubu ni mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, aho bakunze kwita Gahunga k'Abarashi. Rukara yabayeho ku ngoma ya Yuhi wa gatanu Musinga, umwami wategetse u Rwanda hagati y'umwaka w'1895 n'1931 hakurikijwe igenekereza ry'urutonde rw'abami bategetse u Rwanda. Amateka ya Rukara rwa Bishingwe abenshi bakunze kuyafata nk'umugani cyangwa igitekerezo, kandi yarabayeho. Uretse bamwe mu bakirigitananga nyarwanda nka Sebatunzi bacuranze amateka ye, bamwe mu banditsi b'amateka nabo bamwanditseho mu bitabo byabo kuko yabaye ikirangirire mu Rwanda. Rukara afite benshi bamukomokaho. Muri aba bakaba batuye mu karere ka Burera, umurenge wa Gahunga ho mu ntara y'Amajyaruguru, aho bakunze kwita mu Gahunga k'Abarashi. Inzu y'Abarashi ibarizwa mu bwoko bw'Abacyaba b'Abarashi bakomoka kuri Karashi ariwe mukurambere wabo. Kwitwa Karashi byaba byaratewe n'uko ngo uyu sekuruza yari umuhanga mu kurashisha umuheto. Karashi yavaga inda imwe n'abandi bahungu barimo Kananga ndetse na Karandura. Imiryango yabo ikaba ifite inkomoko muri Ankole. Benshi mu Barashi babaye ibyamamare mu ngabo z'ibwami, ariko uwamamaye cyane ni Rukara rwa Bishingwe na Nyirakavumbi, wari ufite igisingizo cyitwa Nyirakavumbi nyina w'Amavubi. Kubera ko Rukara yari intwari y'icyamamare, ingabo ze zari zaramuhaye izina rya Rukara rw'Igikundiro rwa Semukanya intahana batatu ya Rutamu. Intebe y'ubutware bw'ingabo Rukara rw'Igikundiro rwa Semukanya intahana batatu ya Rutamu mu ntero y'ikivugo cye ngo yarazwe na se Bishingwe, kuko ngo nawe yatwariraga Kigeli wa kane Rwabugira izo ngabo. Rukara rwa Bishingwe ngo yari umugabo w'igihagararo, ibigango n'igitinyiro, nk'uko bamwe mu banditsi b'amateka y'u Rwanda bamubonye babyanditse. Amateka agaragaza ko yari afite nka metero 1 na santimetero 90 mu gihagararo. Usibye n'ibyo, kuri ubu hari umwe mu bazukuru be witwa Ndagijimana Yuvenali. Iyo umwitegereje wahita utekereza ibigango bya Rukara, dore ko ari umugabo wirabura w'ibigango n'ubwanwa bwinshi, upima nka metero 1 na santimetero 90 z'igihagararo. Igihagararo n'ibigango akaba ari umwihariko w'Abarashi, kuko mu miryango yose yo kwa Rukara nta muntu uri munsi ya metero na santimetero 70 z'uburebure. Mu buzima bwe Rukara rwa Bishingwe yakunze guhinyura abantu bakomeye, ariko ngo byagera ku mugabekazi Nyirayuhi Kanjogera wategekeraga umuhungu we Musinga wari ukiri umwana muto muri icyo gihe bikaba akarusho. Umunsi umwe Rukara yasanze uyu mugabekazi wakundaga guca imanza yikinze inyuma y'inyegamo, maze ngo aramuhinyura avuga ko urubanza rwo mu nyegamo na nyina Nyirakavumbi yaruca. Usibye n'ibyo, Rukara yubahukaga cyane umugabekazi Kanjogera, kuko ngo hari n'igihe yamunyariye ku ntebe undi ayihagurutseho. Si umugabekazi gusa utaravugaga rumwe na Rukara, kuko atacanaga uwaka n'abazungu, cyane cyane abapadiri, kuko baje bacengeza inyigisho z'ubukristu mu gihe abatuye aka gace k'Uburera bari bakomeye ku idini gakondo ya Nyabingi w'icyamamare muri ako gace. Ikindi kandi, ubwo abazungu bageraga muri kariya gace, bigabije amwe mu masambu y'Abarashi bayashingamo imbago bashaka kubaka amazu nk'uko amateka abigaragaza. Ese koko Rukara yaba yarishe umuzungu? Ni mu kanya. Mu buhamya bwatanzwe na bamwe mu Banyarwanda, Padiri Lupiyasi yapfuye bitewe n'intonganya zakuruwe n'urubanza rwa Ruhanga na Sebayange. Baregaga Rukara ko yabanyaze inka zabo. Icyo gihe bitewe n'uko nta n'umwe y'Abadage yabaga mu Burera, byabaye akamenyero ko abamisiyoneri bo bakoraga umurimo w'ubutabera no guca imanza. Abo bagabo Ruhanga na Sebayange bagiye kurega Rukara kuri misiyoni ya Rwaza. Padiri Lupiyasi yatumye kuri Rukara inshuro nyinshi ariko ntiyaza.
Uyu mupadiri yagiye mu Gahunga asanga ari ngombwa ko atumiza Rukara, amusaba ko bahurira ahitwa Nyabyungu. Nuko Rukara asanga nta mpamvu yo gutinya, akoranya ingabo ze, ni ukuvuga Abakemba, Uruyenzi, Abemeranzige n'Urukandagira ngo bazamuherekeze, ariko barabanza banywa inzoga y'imihigo nk'aho biteguye kurwana. Nuko agezeyo asanga umuzungu yarakaye cyane, amusuza mu ndamukanyo Rukara yangaga cyane ati yambu Rukara. Iyi ndamukanyo yayifataga nko kumutuka ngo urakamburwa abana. Nuko Lopiyasi amaze kumva imiburanire ya Rukara ategeka ko atsinzwe kandi ko agomba kugarura inka z'abandi. Nuko Rukara arabyanga, ashaka kurwanya Ruhanga n'abantu be. Padiri Lopiyasi mu gushaka gucecekesha Rukara aramuhirika amunimba hasi. Nuko abantu ba Rukara babonye aguye bihoroha kuri Lopiyasi, uwitwa Manuka amunimba icondo ry'ingabo mu mutwe, yitura hasi. Bivuga ko Padiri yatewe amacumu abiri. Uwari umutwaje imbunda witwa Paul Bikotwa yashatse kumutabara, ariko kuko atari azi kurasa yararashe isasu ryigira mu kirere, Rukara n'abantu be barahunga. Aha abantu benshi bemeza ko Rukara atishe Lopiyasi, ahubwo yigeretseho urupfu rwe kugira ngo arengere abantu mu muryango we, ababere igitambo. Nk'uko tubisoma mu gitabo Histoire et Chronologie du Rwanda, abapadiri bera bavuga ko Rukara atishe Lopiyasi kuko yatumye atsindwa urubanza, ahubwo ngo we yaketse ko yarazanye n'abantu be kumusubiza i Nyanza kwa Musinga wari usanzwe ashaka kumwica. Rukara yaje guhungira mu Ndorwa, ndetse benshi mu barashi bahungira muri Kongo, abandi mu Bufumbira muri Uganda n'ahandi. Abazungu bamaze kumenya ko Rukara yahungiye kwa Ndungutse, basaba Ndungutse ko yabaha Rukara, arabyemera kuko yibwiraga ko bazamukiza Musinga wari warahagurukiye abantu bose bigometse ku bwami bwe. Ariko Ndungutse ntibyamuhiriye kuko umudage witwaga Liyetona Odius yamuteye ku itariki 13 Mata 1912. Mu gihe Rukara na Ndungutse babuguzaga mu gikari, yagiye kubonabona abasirikare b'abazungu bamuguyeho, baramuboha, nuko yiyambura impuzu aramuvuma ati ntukime ingoma mu Rwanda, kuko yahise amenya ko Ndungutse yamugambaniye. Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya Intahana batatu ya Rutamu. Tugiye kureba ukuntu yaciriwe urubanza, ndetse no kuba yarapfuye ari intahana batatu koko. Abayoboke be n'abo mu muryango we bemeza ko yari intwari. Ajyanwe aho yagombaga kunyongerwa, yabonye icyuma ku itako ry'umwe mu bari bamushoreye, nubwo yari aboshye yabashije kukimwambura akimusogota mu rwano, aba undi munyamahanga yishe. Mu nyandiko ya Padiri Stefano Minnaert yitwa Premier Voyage de Monseigneur Erte au Rwanda, urugendo rwa mbere rwa Musenyeri Erte mu Rwanda, cyasohokeye i Kigali mu 2006, hari handitse ngo mu nzira bamujyanye aho yagombaga kunyongerwa, Rukara yateje impagarara kugira ngo acike kumanikwa, igihano yabonaga nko guteshwa agaciro n'icyubahiro. Rukara yasoje imirwano yarasiwemo, ariko yanaguyemo 2 bari bamushoreye. Aha niho bavuga ko yabaye intahana batatu koko. Ikindi, impamvu bavuga ko yari intwari ni uko atarwaniriraga inyungu ze bwite nk'abandungutse, ahubwo yabikoreraga abantu muri rusange n'abo mu muryango we. Abenshi bakemanze urubanza rwe bavuze ko rwari urwo guhorera uwo rugigana, kuko mu nteko hari rezida, veterineri bari kumwe n'abashinjaga Rukara. Ibyo ku banyamategeko babyita urubanza rw'ikinamico. Ubwo yicwaga mu 1912, uburyo yapfuyemo bifatwa nk'ubutwari, kuko yahisemo kurwana ngo bamurase aho kumanikwa. Mbere y'uko Rukara nyongwa, yasize ashinganishije abamukomokaho, kuko ngo yasabye abazungu bari bagiye kumwica kutazamukorera ku bana. Nubwo ibyo bitabujije ko abakomoka mu nzu y'abarashi ndetse n'abari batuye Burera muri rusange bahura n'ingaruka zitandukanye. Uwari Liyetona w'umudage witwaga Linze niwe wabazengereje akoresheje gutwika amazu, kwangiza imyaka no kwica abantu. Icyo gihe bumwe mu butaka bw'abarashi bari barahunze nyuma y'uko Rukara yivugana umuzungu, bwigaruriwe n'abandi baturage, ntibanabusubizwa mu gihe bahungukaga. Uretse n'ibyo, bamwe mu batuye muri kano gace bahejwe mu mashuri n'abapadiri bari bayoboye uburezi bw'icyo gihe.
Kuri ubu umuryango w'Abacya b'Abarashi wagutse ku buryo usanga henshi mu gihugu cyane cyane mu duce tw'amajyaruguru nka Ruhengeri na Gisenyi. Benshi mu bakomoka mu nzu y'Abarashi bafata Rukara rwa Bishingwe nk'intwari, ariko aho akomoka nta kimenyetso gihari ku buryo abakerarugendo n'abandi bantu bashaka kumenya amateka ye bahasura bakayasobanukirwa. Aho Rukara yarwaniye na Padiri Lupiyasi niho hubatse Paruwasi ya Gahunga, kandi hashinzwe umusaraba muremure usize irangi ritukura nk'uko bamwe mu bahatuye babivuga. Bavuga ko abazungu bajya baza kuhasura. Ngayo nguko ibya Rukara rw'igikundiro rwa Semukanya intana batatu. Ese wowe wumva yafatwa nk'intwari? Niba ari yego se waba ubishingiye kuki? Ndabashimiye mwese mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Jyewe mwumvaga ndi Denise Ishimwe. Naho ubutaha.